tugiye kurebera hamwe icyo bita modesty cyangwa se kuba modeste. Mu yandi magambo ni ukubaho mu buzima bw'umuntu uhendutse. Ubwo buzima ntibushingiye mu kwiyima ibihenze cyangwa ibyiza kandi ubifitiye ubushobozi, ahubwo muri wowe ukaba uri umuntu utarangaza abagenzi, udakerereza abagenzi. Rimwe negeze njya ahantu tugiye gukodesha imyenda y'umuntu twagombaga kwambarira mu bukwe, tuhasanga umukobwa mwiza rwose wari ugiye gukodesha nawe ikanzu azambara mu bukwe. Bamuha ikanzu ndende nziza imubereye cyane. Abantu bose bakajya bahatambuka bakavuga mbega ikanzu ikubereye, ariko umukobwa tubona ko yatayikunze. Abwira abazikodeshaga ati reka nterekanye kote foro yanjye, reka uvuga ngo kote foro yiwe yari amaguru, ntabwo nahisha amaguru yanjye rwose. Bamuha ingufiye, ni ukuvuga ngo umwambaro yambara ntabwo waba ufite agaciro amaguru ye atagaragaye. Mu yandi magambo kuri we devise yiwe n'ayo maguru, kandi buri wese afite uburenganzira bwo gushyiraho devise yiwe bitewe n'aho agana cyangwa n'intumbero afite mu buzima bwe cyangwa personalite yiwe. Reka twiganire ku rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 13:14 ati ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, ngo ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Mwambare umwami Yesu Kristo nk'umwambaro. Mbese Yesu ni umwambaro? Za mvugo za kirokore. Yego, Yesu ni umwambaro. Ni umwambaro gute? Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3:7 herekana uburyo Adamu na Eva bakimara gukora icyo Imana yababujije bahise bibona bambaye ubusa. Bariruka biremera ibicocero, yajya ashyira ikibabi ku itako akabona irindi tako riri ku gasozi, yayashyira mu gatuza umugore akabona ntibikwiriye. Byari bigoranye ko yibona muri iyo situation ari ubwa mbere abonye kuko yambaye ubusa. Barwana no kwiyambika ariko biranga. Imana ije kubashaka barihisha kuko babonaga ko bambaye ubusa. Ariko Imana ni nyembabazi. Gucungurwa kwa mbere burya kwabereye muri Edeni. Byabaye ngombwa ko Imana kubera urukundo ikunda umuntu yica itungo ritakoze icyaha, yica inyamaswa iri inosa itegeze ikora icyaha na kimwe kubera icyaha cy'umuntu ngo ikavaringe ubwambure bw'umuntu. Icyaha cy'umuntu gituma Imana yiyoroshya, iriyanduza, ica bugufi, ikora icyo navuga ko umurimo utakabaye ukorwa n'Imana. Yewe n'umukire wo ku isi nibwira ko atajya abaga. Uko niko Imana mu bice 3 Itangiriro 20 yafashe itungo. Ntabwo havugwa umubare w'amatungo yishe, ariko birashoboka ko arenze itungo rimwe kuko yakuyemo impu irabambika, barikwiza irabambika, ihisha isoni z'ubwambure bwabo. Nta gakiza kajya kaboneka amaraso atamenetse, nta ruhu rujya ruboneka amaraso atamenetse. Iyo Imana iza kurema imyambaro yabo mu bibabi cyangwa mu bindi bihingwa, ntibyari kuba ari ugucungurwa, kuko byabaye ngombwa ko itungo ritakoze icyaha, ritazi ko bafashe icyemezo cyo guhemukira Imana, ritazi iyo biva niyo ribigenderamo, riba igitambo cy'ibyaha by'umuntu. Navuze ngo Imana yiyanduje gute? Ntago wabaga ngo amaraso abure kugutarukiraho. Ndizera ndashidikanya ko Imana ariyo yaryibagiye, kuko kuri iyo nshuro ho ntiyavuze ngo habeho uruhu, ngo uruhu ruve mu ijuru ngo rwikubite hasi barwambare. Ahubwo yicishije bugufi, iramanuka, ifata itungo irabaga kugira ngo ihishe ubwambure, isoni z'ubwambure bw'umuntu yaremye imukunze. Uko niko na Yesu Kristo yemeye ko bamwambura imyenda. Yari afite imbaraga zo kubyanga. Yemeye ko bamwambura imyenda, bamwambika ubusa nk'uko yavutse, baramumanika kugira ngo abambe bwa bwambure buteye isoni bwa kera twatewe n'icyaha ku musaraba. Yabambye isoni z'ubwambure bwacu kugira ngo atwambike umwambaro w'uruhu rwe, umwambaro wiwe ari we ubwe, kuko yitambyeho igitambo. Kandi nk'uko nabivuze, ntimunyumve nabi ngo Imana ijya yiyanduza. Ntago Imana naho yakora ikintu twita ko gisa nkaho cyanduye, ihora yera, kuko ntawe uyicira urubanza. Intebe y'urubanza niyo iyicayeho. Ibyo ikora byakitwa byiza, bitakitwa byiza, byose ni byiza kuko izina ryayo ari Uwiteka Umuremyi, Imana yera. Na Yesu Kristo nta wundi muntu wigeze ubaho babambye bamwambitse ubusa ngo habe hashize imyaka 2000 ari umusitari gutya, tumuramya, tumuririmbira, tumusenga. Nta muntu wapfuye urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rw'igisebo nk'urwo yapfuye, utaba ikivume, utaba
iciro ry'imigani, ariko kuko ari Imana naho yakiyanduza icyubahiro cye n'ubwere bwe buhoraho, afite ubushobozi bwo kwiyambura ubugingo no kubwisubiza. Yaravuze ati nzasenya ino nzu nyubake mu minsi 3. Yashakaga kuvuga ati ngewe nzapfa nyuma y'iminsi 3 nisubize ubuzima bwanjye, kuko niwe buzima, niwe bugingo, ntawe wabumwambura. Ariko mbere ubwiza bw'Imana bwari wo umwambaro bambaraga ntibagire imbeho, umwambaro bambaraga ntibarware, ntibagire isoni, kuko nta kintu Imana yaremye giteye isoni, nta kintu Imana yaremye ari icyo guhisha, byose Imana yabiremye ari byiza. Yiza kubona ko izo ngingo bari gupfukaho ibyatsi, ibibabi bahisha ziteye isoni, ntago byari kwinanira. Hari uburyo yari kuziremamo, cyangwa hari uburyo yari kuremana umuntu umwambaro, yari kuturemana umwambaro. Ntago rero Imana mu kurema yigize yibeshya ngo ivuge ngo umuntu muremye yambaye ubusa, ariko reka muremane n'ikintu azajya yikingira. Mbese ntabwo yaturemanye umwenda, kuko ubwiza bwayo bwari buhagije. Icyaha kibayeho niho haturutse uko kwirwa dushaka imyenda twambara y'amoko yose, imigufi, imiremire, guhera kuri iyo y'uruhu, byari kugira ngo duhishe isoni z'ubwambure bwacu. Ariko nabyo ntago byigize bituma twongera gushyikira ubwiza bw'Imana, ngo Imana yongere igarukire umuntu kwa yambaye. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo iyo utambaye Kristo, naho wakambara ikanzu ndende igenda ikubura hasi, ukambara ibitambaro mu mutwe, ugapfuka amatwi ku buryo nta muntu ubuze umusatsi wawe, ntibyatuma Imana ikwemera. Ariko Imana idaha Yesu Kristo nk'umwambaro wa burundu. Nta rindi sezerano rya gatatu rizaza, nta rindi sezerano rishya rizabaho. Ni Yesu Kristo niwe mwambaro wa burundu, ushyitse, wuzuye, umuntu yambara akemeza Imana. Niwo mwambaro ukwira umuntu uko yaba angana kose, waba mugufi, waba muremure, waba umwirabura, waba umuzungu, wabyibuha, wananuka, umuco uwo ari we wose wabubamo, igihugu icyo ari cyo cyose waba waravukiyemo, idini iryo ari ryo ryose wabarizwamo, niwo mwambaro wambara ukakubera kandi ukagukwira. Niwo mwambaro umuntu yambara akaba arikwije. Za mpaka abantu birirwa bajya zijyanye n'imico yabo ya gakondo, ngo kwikwiza ni gutya, kwikwiza ni gutya. Yesu Kristo niwo mwambaro umuntu yambara akaba arikwije. Niwo mwambaro umuntu yambara ukamuremerera. Ni umwambaro uremereye, ni umwambaro udashobora kwemera ko uwambara munsi y'indi myenda, iteka ushaka ko ujya hejuru y'indi myenda. Ni umwambaro utuma umuntu anyurwa, ntaba agifite impungenge zo kuvuga ngo amaguru yanjye natagaragara biragenda gute, umubyimba wanjye, ikimero cyanjye nikitagaragara biragenda gute. Uwo mwambaro uba uremerera umuntu mu buryo bw'umubiri, ku buryo ukubuza kongera kwiyerekana uko yerekanaga. Pawulo yaravuze ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo ni muri jye. Ibyo bintu nagiye mbyumva kera nkiri umwana, nkavuga ati ariko hari ibintu batubwira bidasobanutse batubeshya, ariko naje kubisobanukirwa uko ngenda nkura. Pawulo wa mbere yageraga ahantu abantu bose bakamenya ko yahageze, bamubonaga akiri no ku kilometero. Yarakitwa Sawuli, bose bakamuhunga ko yazaga aje guteza imivurungano mu basengaga, mu bavugaga ubutumwa. Yahagera bose bagahunga, mbese bakamuhunga, yazaga aje guteza ikibazo. Ariko Pawulo wa kabiri, Pawulo mushya, yageraga ahantu ntagaragare we, ahubwo hakagaragara Kristo, yivugira ibya Kristo gusa. Kuko kuba umukristo ni ukuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Kuba umwigishwa wa Yesu Kristo bisobanura ngo ntabwo uba wigisha ibyawe, ahubwo uba wigisha ibya Kristo. Ibyo ukora byose bigaragaza Kristo. Ibyiza ukora, motivasiyo zawe aba ari ukugira ngo Kristo agaragare, kuko uba warasobanukiwe igiciro Imana yatanze ku musaraba, ukavuga ngo ubuzima bwanjye bwose nzajya nkora ibyo nkora byose, nzajya making sure yuko ndimo guhesha icyubahiro wampaye ubuzima. Uko niko kuba modeste. Kuba modeste ni ukuba umuntu ugera ahantu ukavuga ngo nihagira n'umenya ko nahageze, ntihagaragare njye, hagaragare Kristo. Mbese ukagera ahantu wanagira amahirwe bakamenya ko hageze, bakabona itandukaniro nta rindi ni Kristo. Yesu Kristo ni itandukaniro. Iyo umufite, abantu bashobora gutandukanya n'abantu mufite amafaranga angana, abantu muhembwa umushahara ungana, bashobora gutandukanya n'abantu mufite diplome zingana, bashobora gutandukanya n'abantu mwavukiye rimwe. Mbese ni itandukaniro. Yesu Kristo abantu bamwemera batamwemera ni itandukaniro. Yageze ahantu ibintu biratandukana, yageze ahantu ibintu birahinduka. Yaravutse, amaze kuvuka ku isi bahita batangira kubara umwaka rimwe. Ni ukuvuga ngo amateka yose yabaye Yesu Kristo ataraza, bajya bavuga ngo mu mwaka wa 2000 avant Jésus Christ.
mu mwaka w'igihumbi avant Jésus-Christ. Ni ukuvuga ngo Yesu yaraje atandukanya ibihe bya kera n'ibihe by'ubu, aba isezerano rishya. Iyo umuntu amufite muri we, amwumva, amufite, arabyumva. Kandi naho abantu bakizwa cyangwa ntibakizwe, iyo wambaye umwambaro, uwo mwambaro ari we Kristo, abantu barabimenya. Naho baba si ngombwa ko bajya mu mwuka kugira ngo babimenye. Hari imyitwarire ugira. Iyo ugeze ahantu babona itandukaniro. Iryo tandukaniro nuko kwicisha bugufi, nuko kwiyoroshya. Mbese hari uburyo buteye. Uko wambaye uwo mwambaro, ukoblija nyine kugenda nk'uko Kristo yagendaga. Ukoblija kutaba umuntu ushaka gukonvinka abantu, ukwereka abantu ko uzi kuririmba cyane, wambara mu buryo budasanzwe, ugenda mu buryo budasanzwe, ahubwo bibonera indi side, bibonera urundi ruhande ruri modeste. Babona uri umuntu uciriritse, bikabatangaza. Kuki runaka ameze kuriya kandi yagakwiye kuba ameze gutya na gutya na gutya. Iyo batangaye, uko gutangara niko guhimbaza Imana. Baba bahimbaje Data wo mu ijuru mu buryo burenkonsya. Kuko Imana, abantu batangariye imico cyangwa imyitwarire cyangwa imigendere yawe, kandi iyo migendere Imana ikaba izi kutayiterwa no kugira ngo wowe ubwawe wihimbaza, ari kugira ngo werekane kwera kw'Imana kuri muri wowe. Imana ibihimbajwe, Imana ibihawe icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese uva iwe mu rugo agiye gusenga akavuga ngo none ndari bukererwe, mu mutima wawe ariyo gahunda, nanatahe inyigisho zitarangiye kugira ngo mpaguruke abantu baze gukebuka bandebe, cyangwa ndaza kwatira attention y'abantu cyane. Uwo muntu niba ari wowe ujye ubikora, niba ari yewe niyo haba ari nanjye, hari message ibiri gutangwa. Ni nko kubwira abantu ngo mukura amaso kuri Kristo, muyahange kuri jyewe. Nta hantu Bibiliya ibivuga neza mu buryo bwimbitse ko ukwambara ngo ibintu bifasha abantu cyane, ibintu biri transparent, ibintu birangaza cyane, kwambara ibintu, mbese ibintu bikerereza abantu bagutindaho. Ntaho Bible ibivuga cyane ko ari cyane, ntaho Bible ibisobanura mu buryo nyine bwimbitse bwa cyane. Ariko iyo ubikoze ku bwende mu mutima wawe, ufite ubwo bwibone, ni nkaho buri kuvuga ngo mukure amaso kuri Kristo, muyahange kuri jyewe. Ndababwiza ukuri yuko nkuko Pawulo yavuze ngo kugira ngo mudahurwaho imibiri yanyu wikora ibyo yifuza, ibyo irarikira. Imibiri yacu turi abantu, hari ibintu irarikira bitari byiza, muri kamere yacu birimo, ariko hari n'uburyo twitwara tukabitiza imbaraga. Niyo mpamvu ushobora kuba uririmba muri korali, uvuga ubutumwa, niyo waba unahanura cyangwa ugira ute, ariko ukajya kubona hari abantu baza gusaba serivisi runaka batakabaye basaba umuntu nkawe, ukibaza impamvu bikagucanga. Buriya umuntu yifitemo ubushobozi bwo kumenya ngo hari ahantu haragoye, hari ahantu haroroshye, hari ahantu kuhagera byansaba imbaraga nkeya cyangwa nyinshi. Buriya umuntu wese utifubitse Kristo, umuntu wese niba wubatse atari Kristo usakaye, uba uri mu nzu iva. Umwambaro wose wakambara, naho idini ryaba ari wowe wemera, naho korali cyangwa se itsinda runaka ubarizwamo rikorera Imana ryaba ari wemera, cyangwa umuco wawo, uwo mwambaro yatari Kristo waje ngo atwikire uwo mwambaro, uba ubonerana, uba uri transparent, uba uri akayungiro. Uwo mwambaro uko waba umeze kose, hari abantu bazi kureba bagahinguranya, bakabona ko wambaye ubusa, bakabona ko ntacyo bakabona icyo wambariyeho. Iyo ukunda kugaragara cyane, ukunda kwigaragaza imbere y'abantu cyane, atari Kristo wifubitse, atari Kristo waje ngo atwikire iyo myambaro isanzwe wambara, naho wakambara ibisabite, nta kindi uba exposa, ni ubushwambagara, ni isoni z'ubwambure burya bwa Adamu na Eva. Kandi ndagira ngo nigingira abantu be kujya babona umuntu ngo runaka se wambara kuriya, runaka se uvuga yibombaritse kwa kundi, runaka uhora yambaye amatisi akanatebeza, ahora yambaye amatisi yatebeje, ahorana amabiblia aho agiye hose, nawe oya runaka ntiyavugwaho ibi, ntiyakora ibihoya. Ibyo by'amabiblia abantu bitwaza, amasakoshe cyangwa se imyambaro isanzwe y'idini cyangwa y'imyemerere runaka, iyo idatwikiriwe na Kristo ntacyo babivuze. Nta burebure bw'ikanzu ibaho Satani atazamura, nta mukandara wakambara ngo ufunge ngo heze, niyo waba urimo kode Satani ataza ngo awumenagure, ngo agukoze isoni, ngo kwambura ubusa, agukoresha ibintu bisebetse. Ntawo keretse Kristo wenyine. Iyo Satani akasa ahantu akabona umucyo we, ahita ahamuka, azi ibyo yamukoreye.
Yesu Kristo niwe wenyine wanesheje isi, niwe wanesheje Satani, niwo mwambaro twambara Satani yatubonera kure agahita aca indi nzira. Twigarukire ku kuba modeste muri Yesu Kristo. Bigira byinshi bihindura mu muntu, byinshi cyane. Niyo mpamvu abantu bamenye Kristo, bafite Kristo, bakunda guhurira ku kintu kimwe cyo akaba afite ubushobozi bwo kuba yagura imyenda y'izahabu, mikufi y'izahabu, y'amabara adasanzwe agera mu bantu bose, akabica amaso akaba ariwe bari kureba, akabyihorera akavuga ati n'ubundi se ko hari undi mwambaro nambaye wantwikiriye wampishe ari we Kristo, ndashya narura iki? Ukabona umuntu ahisemo gukora ibintu bisanzwe buri modeste, tayo mafaranga nagakwiye kuba ntanga kuri ibyo, reka nyafashisha abakene, nyafashishe n'abandi bantu babuze icyo barya. Tube modeste, dusabe Kristo imbaraga zo kuba modeste nk'uko yabaye modeste. Yarafite modesty irenze urugero, kandi modesty ibara iyo ibifite agaciro iyo wigize modeste ku bwende, ku bushake. Hari igihe umuntu aba aciriritse kuko n'ubundi ari umukene, kuko n'ubundi nta kundi wabigenza, ariko umuntu nimba afite ubushobozi ariko akavuga ati si ngombwa ko ubushobozi bwanjye buzaba bugaragara aho ngiye hose, hagiye hagaragara Kristo. Uko niko kuba modeste. Yesu Kristo yabaye modeste. Yabishaka yari kuvukira kwa Pilato, yari kuvukira n'ahandi hari hakomeye nko kwa ba Herode, ariko ahitamo kuba modeste, kuvukira hariya kugira ngo umugambi w'Imana ugerweho. Buriya niyo mpamvu kuri iki gihe abantu bavuga ngo kuki tudahanura ngo ibintu bigahita biba, kuki tutasengera abamugaye ngo bahaguruke, kuki tutazura bapfuye. Nuko Imana ibona ko credit uzaziha, nuko Imana ibona ko ushaka kubikora kugira ngo icyubahiro cyawe mbese ujye urangaza abantu bavuga ati wa muhanuzi, wa muntu uririmba abamugaye bagahaguruka, wa muntu. Niyo mpamvu Imana ibikwima. Ariko Imana irebye umutima wawe ikabona ko ibyo ushaka gukora byose ari ukugira ngo Kristo agaragare, Uwiteka agaragare, nta kabuza wazura abarwayi, nta kabuza wazura abapfuye. Iyo mpano y'ibitangaza Imana nawe yayiguha numara kuba modeste. Modesty niyo definition yo kuba umukristo ushyitse uhuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Modesty ihari, nta zindi equation zindi zo kuvuga ngo nakora iki kugira ngo mbe umukristo ushyitse, nabigenza nte. Tubigira icyifuzo kwigira kuri Kristo nk'uko nawe yabyivugiye ati munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Amen.